amahoro aho muherereye hose munoza hano mu Rwanda ndetse no mu bihugu bitandukanye bidukikije ndetse n'iby'Iburayi no hirya no hino aho muri hose mudukurikiranye mugire amahoro y'Imana. Mushaka kuba rero mukunze kudukurikirana keshi, ariko uyu munsi twabateguriye ibintu byiza byakwiriye kugufasha mu buzima bwawe, byakwiriye kugufasha umubiri ugakora neza, ibintu bikabasha kuba byagenda neza. Twagiye tubabwira yuko imibonano ari myiza cyane, ibasha gutuma habaho kuruhuka kwinuza k'umubiri ndetse hakabaho no kuba umubiri wawe wakora neza. Ariko uyu munsi ndababwira ati ari ibintu byinshi bitandukanye byatuma habaho kurangiza vuba cyangwa byatuma imibonano itagenda neza. Ni byinshi turavugamo bikeya kuko dufite igihe gitoya, ariko turavugamo ibintu bikeya by'ingenzi byatuma habaho kugira ubushake bukeya cyangwa kurangiza vuba cyangwa kugira ikibazo nanone cyo kutarangiza, cyangwa n'igihe urangije nanone ukarangiza utinze, ari n'ugira n'ikibazo noneho cyo kuba yarangiza akarangiza n'amaraso, aho hakaje amasohoro akarangiza n'amaraso, cyangwa nanone ugasanga inanga zabaye amazi, cyangwa ugasanga nanone inanga zabaye ibihuwe, ugasanga kubyara bibaye ikibazo biturutse ku bintu bitandukanye. Hari imisemburo mikeya yo mu mubiri. Igihe imisemburo mikeya bibaye imisemburo yatangiye kugabanyuka, habaho kugenda kwangirika k'umubiri, cyane cyane kiriya gice cy'igitsina ugasanga kigenda cyangirika, ugasanga habaho ubushake bukeya, ugasanga habayeho kurangiza vuba, ugasanga habayeho igitsina n'igifata umurego nuko bikwiriye ku bagabo, cyangwa ugasanga nanone habayeho gusubira inyuma kw'igitsina, ugasanga bibaye ikibazo gikomeye cyane. Nanone igihe ginafashe n'umurego, ugasanga nawe gifashe umurego nuko bikwiriye, ugasanga nta mbaraga gifite muri rusange. Nanone ikindi nanone cyateza ibibazo bikomeye cyane byo kuba utakora imibonano neza, gutabaho sirikasiyo y'amaraso, ugasanga sirikasiyo y'amaraso ntago ikora neza, ugasanga mbega umubiri wawe ntago ukora neza, ntago amaraso atembera neza mu mubiri. Igihe amaraso adatembera neza mu mubiri, ni kwa kundi uzagira ibibazo byo kwangirika, nk'uko ugasanga igitsina ntago gifata umurego nuko bikwiye, cyangwa igihe uri gukora imibonano igihe cyafashe umurego wenda ugakora imibonano, ugasanga urinjiye uhise gicika intege ako kanya. Ibyo bitwa gucikisha, ugasanga mbega surangije ntago usohoye. Niyo mpamvu aba ari ikibazo gikomeye nk'icyo, haba habayeho ikibazo cyo kudakora neza kw'amaraso. Ni kwa kundi amaraso aba atazuye mu gitsina neza ngo gifate umurego nuko bikwiriye. Nanone ikindi nanone gishobora guteza ikibazo nk'icyo gikomeye cyane cyo kurangiza vuba cyangwa cyo kutagira ubushake neza, ni ukuba warikinishije. Igihe wikinishije rero, ni kwa kundi hazabaho ikibazo gikomeye cyane cyo kwangirika kw'ibice bimwe na bimwe byo mu mubiri. Habaho kwangirika k'ubwonko. Igihe ubwonko bwamaze kwangirika, nanone ibyiyumviro by'ubwonko cyangwa ibyo bitwa sentiment index, ni kwa kundi hazabaho ikibazo cyo kurangiza vuba byihuse, hakabaho ikibazo cyo gucika intege mu mibonano, kuko biba byabayeho ikibazo cy'ubwonko, ntago buba buri gukora neza n'igitsina. Igihe rero budakorana neza n'igitsina ngo butange amakuru y'uko ugiye gukora imibonano, ni kwa kundi igitsina kizatinda gufata umurego, kugira ubushake ukabubura neza burundu, cyangwa ugasanga nanone niyo ubugize ucitse intege urimo gukora imibonano, ntago urangije nuko byakwiriye kumera, nuko byakwiriye gukorwa. Ikindi nanone cyatuma habaho kurangiza vuba, kugwara inzoka ya mibe. Ariko tutari twangira ku nzoka ya mibe, nano icyo cyo kwikinisha giteza ibibazo byinshi bikomeye cyane. Harimo kugira inanga zikahinduka amazi, hakabaho nanone kugira ikibazo cyo gucika k'umugongo, umugongo ugacika, cyangwa hakabaho nanone guhora ujagaraye mu mutwe, guhora na stress, umunaniro ukabije. Nanone hakabaho ikibazo cyo kugenda igitsina cyawe kigenda kidafata umurego neza igihe ugiye gukora imibonano, cyangwa ugasanga imibonano ntago igenda neza, ntago iryoha nuko byakwiriye kumera. Urumva rero wowe udukurikiranye muri aka kanya, ubona imibonano itagenda neza, ubona imibonano ntago ikuryohera, ari n'abantu bakora imibonano kuko bati ni ukurangiza umuhango, ugasanga arangije umuhango igihe ari gukora imibonano. Igihe rero nk'icyo kibazo nk'icyo, igihe ukuri gukora imibonano ubona ari ukurangiza umuhango, byaruka ahubwo ukabyihorera kugira ngo utagenda ubongamira n'uwo muri kuyikorana. Niyo mpamvu mbabwira ati rero, igihe wowe mugabo cyangwa wowe mugore ubona ukoze imibonano, ni habeho kurangiza.
ufite ikibazo gikomeye cyane. Ku badamu ushobora gusanga nanone babaho mu buzima bwo kuvuga ati umugabo wanjye ararangije birabaye. Oya, ntabwo byagakwiriye. Nawe mudamu uba ukwiriye kugera ku byishimo bya nyuma, kuko nibyo by'ingenzi kurenza ibindi byose wakwiriye kuwakora mu gihe cy'imibonano. Ikindi nanone cyatuma habaho kugira kwangirika kw'imibonano nigende neza, ni kwa kundi ushobora kugwara amibe ikakwangiza cyane, ni kwa kundi izajya igenda yangiza imbaraga ziriya misemburo, ikangiza imikaya, ugasanga ntago ikora neza nuko byakwiriye kumera, ugasanga bigenze nabi. Tubabwiye rero imiti irahakubereye. Nimba ubona igitsina cyasubiye inyuma, fata aya mavuta. Nimba ubona iyi minuza ubushake buri kugenda buba bukeya, fata aya mavuta, ugasanga urimo urarangiza vuba. Twabwiye ko minimum nibura minota ukwiriye gukura mu mibonano mpuzabitsina byibura ku ituro ya mbere, nibuza iminota 15 nibura, cyangwa wenda hagati y'iminota 10 cyangwa 15 ku ituro ya mbere. Nibuza iya kabiri ukazamuka nibura ikagira ku minota nibura 30. Ariko igihe byazamutse cyane bikarenga isaha, nabyo biba bibi. Biba bibi ni kwa kundi ushobora kuba ati wanyweye ibiyobyabwenge bituma habaho kutarangiza ibintu nk'ibyo. Nanone cyangwa akaba ari imisemburo yawe yo mu mubiri itari gukora neza, igatuma utarangiza. Niyo urangize ukarangiza umwuka, cyangwa ukarangiza amaraso, nurangize amasohoro, cyangwa ukasanga urangije amasohoro makeya cyane bikabije, ugasanga amasohoro yabaye amazi, ndetse n'ibindi bitandukanye. Ushobora kuba rero waduhamagara kuri nomero cyangwa ukatwandikira kuri WhatsApp aho uherereye hose, tukagufasha. Ni 0788 27 28 Izo nizo nomero ushobora kuba watwandikiraho tukagufasha aho uherereye hose, tukagufasha. Ni 0788 27 Ushobora kubona rero imibano itari kugenda neza, ukabona nago mugera ku byishimiro bya nyuma nuko byagakwiriye gukogwa, ugasanga mbega nanone hari ikintu nagenzuye. Nanone namwe mudukurikiranye, ari umuntu aho kurangiza vuba biturutse kuri wowe utazi gukora imibonano, ugasanga muri wowe urangije vuba kubura ikibazo cyo kutamenya gukora imibonano neza. Niyo mpamvu rero mu kigo cyacu hari n'ubujyanama uko wakwiriye gukora imibonano ikagenda neza, ugashimisha uwo mwashakanye, ibintu bigakogwa neza. Ushaka kuba rero ukeneye izo nama, duhamagare kuri izo nomero cyangwa unatwandikire, maze ubundi tubashe kuba twagufasha aho uherereye hose. Tuguhe imirire igufasha, imirire ituma umubiri wawe wakora neza, nihabeho kwangirika k'umubiri, nihabeho kugenda kugabanyuka kw'imbaraga mu gikorwa cy'imibonano mpuzabitsina, ibintu bikabasha kuba byagenda neza. Nababwiye ati abantu babona igitsina cyarasubiye inyuma cyangwa abantu bafite igitsina gitoya, aya mavuta arahakubereye muri Best Life Center. Abantu bafite ikibazo cyo kurangiza vuba, iyi miti irahakubereye, gwino uyifate. Ndetse n'iyi kubijyanye n'imisemburo, iyi irahakubereye kugira ngo ubashe kuba umubiri wawe wakomeza gukora neza. Ciao ciao, mugire amahoro y'Imana aho muherereye hose, kandi mukomeze mwirinde, kandi mukunde gukoresha ibintu bibasha kuba byakongera zinke mu mubiri. Igihe wabuze zinke mu mubiri ushobora kugira ikibazo cyo kurangiza vuba. Igihe wabuze vitamini C ushobora kugira ikibazo cyo kurangiza vuba. Urumva rero ukwiriye kujya ukunze gukoresha vitamini C, ukajya ukunze kujya ibintu bibonekamo vitamini C ndetse na zinke, kugira ngo umubiri wawe ukomeze ukore neza. Rero mugire amahoro y'Imana. Ciao ciao, kandi mukomeze mubake urugo neza, kandi ibintu bikomeze bigende neza. Murakoze.